ntabwo twebwe dukirana n'abafite inyama n'amaraso nk'uko Pawulo yabivuze, ahubwo dukirana n'imyuka y'ahantu ho mu kirere. Rero aka kanya Imana ifite agahinda kubera ko amahema yayo arimo arasahurwa, ngo ndetse n'inyegamo zayo ngo zitamurugwaho muri ako kanya. Inyegamo z'Imana, inyegamo z'Imana ni ahantu Imana yazaga mu mitima yacu ikaruhukira. Abantu twangije imitima yacu ntitwabasha kumva icyo Imana ivugana natwe kubera kwangiza imitima yacu. Rero ntabwo dukwiye kwangiza imitima yacu, kuko ngo turi insengero z'umwuka w'Imana. Tugomba gukora ibyo Imana ishaka, tukanyura mu nzira Imana ishaka, tukirinda icyaha n'igisa nkacyo, tugakiranukira Imana kugira ngo tubashe kugera ku cyo Imana yatuvuzeho. Rero Imana ifite agahinda kenshi kubw'abantu bayo banga kwihana, kubw'abantu bayo bari kujya mu butinganyi, kubw'abantu bayo guhamagara ukundi, kuko igihugu cyose kinyazwe amahema yanjye arasahurwa, atunguwe n'inyegamo zanjye zitamurugwa muri ako kanya. Hano ngo amahema yanjye arasahurwa, agize ute? Atunguwe. Amahema yanjye ni ayahe? Amahema yanjye ni izi nsengero turimo tuvuga n'ubundi. Ayo niyo mahema y'Imana. Ngo noneho ngo amahema yanjye arasahurwa, bivuze ngo igihe tugeze mu gihe amahema y'Imana ari gusahurwa kubera izindi mbaraga zihagurukiye abantu basenga. Ntabwo twebwe dukirana n'abafite inyama n'amaraso nk'uko Pawulo yabivuze, ahubwo dukirana n'imyuka y'ahantu ho mu kirere. Rero aka kanya Imana ifite agahinda kubera ko amahema yayo arimo arasahurwa, ngo ndetse n'inyegamo zayo ngo zitamurugwaho muri ako kanya. Inyegamo z'Imana, inyegamo z'Imana ni ahantu Imana yazaga mu mitima yacu ikaruhukira. Abantu twangije imitima yacu ntitwabasha kumva icyo Imana ivugana natwe kubera kwangiza imitima yacu. Nta bundi buryo rero, hari uburyo bwateganyijwe. Dufite insengero zifunguye zujuje ibisabwa n'amategeko cyangwa na leta zikora, kandi n'izitarafungurwa nazo ntabwo turiheba, kuko nta tegeko rirasohoka rivuga ko zitazafunguka. Rero abantu nibagira ubwoba, nibatinye, gusa bite ku cyo Imana ivugana nabo. Reka mbivuge, abantu bafungiwe batari kubona aho bajya gusengera, biroroshye cyane gusenga. Bashobora gusengera mu rugo cyangwa bakajya mu nsengero zifunguye cyangwa bakagana Sam TV Rwanda, kuko amasengesho anyuraho. Bivuze iki? Bivuze ngo niba turi mu mugambi w'Imana, niba turi mu bushake bw'Imana, niba turi kugendana n'Imana, ntabwo tugomba kugira ubwoba ngo insengero zirafungwa. Naho zafungwa imitima ntabwo ifungwa, naho zafungwa tuzasenga Imana. Abatangije gusenga Imana bigahini batangije bafite akagoma bagenda mu misozi. Hari indirimbo ngo tugende mu misozi tubabwire ibya Yesu. Rero ntabwo tuzahagarika kwamamaza ubwami bw'Imana. Njyewe Samuel ntabwo ndi mu bantu bazahagarika kwamamaza ubwami bw'Imana. Hano mfite Sam TV Rwanda, nzavuga Imana. Nta muntu wayifunze. Perezida yavuze ati musengere mu rugo cyangwa ku matelefoni, abantu bafate touch zabo bakurikira ubutumwa bwiza. Ahangaha burafunguye, turimo turabuvuga. Twatumiwe n'umuterankunga wacu, ari we wa Universal Media TV Studio, ari we muterankunga wacu. Aka kanya Imana imuzanye kugira ngo adufashe, imuzanye kugira ngo dukoreshe ibikoresho bye yaguze, tugezeho abantu ubutumwa bwiza, tubwamamaze. Rero ndumva iri ni ijambo Imana yamaye, kandi ni ijambo rikomeye cyane, ribwira abantu kugarukira Imana, ribwira abantu kugenda mu murongo Imana ibashakamo. Universal Media TV irahari kudushyigikira kugira ngo abantu bakurikire bumve. Ndumva abantu ntabwo bazabura bumvira ijambo ry'Imana. Imana ihamagaye abantu kugira ngo twumve, tuvuge icyo Imana ishaka. Tubahaye ikaze kuri Sam TV Rwanda, tubahaye ikaze kuri Sam TV Rwanda. Niba utarakora subscribe, nicyo gihe cyo kuyikora ukajya ukurikirana ibiganiro byacu n'ubutumwa bwacu. Ibihe byiza, mwe nakoze subscribe kuri Tuzayibona TV, Sam TV ndetse na Universal Media TV Rwanda. Uko twabararitse yuko tuzagaruka ku kindi cyigisho kizakurikira ku cyo ubushize twababwiyeho. Murabona yuko wa mutumirwa n'ubundi Sam wacu yagarutse, umuvugabutumwa ku rwego mpuzamahanga. Adufitiye icyigisho cyiza cyane, mutera agatebe kugira ngo turusheho kumva ubutumwa Uwiteka Imana yamushyize ku mutima. Ubushize twari twabararitse ko tuzavuga ku cyigisho kijyanye
n'insengero, twe twabavuga ati tuzareba hamwe dusuzume ese muri iki gihe turimo dusigaye dusengera mu rugo, abantu benshi cyane bafite impungenge, ese n'umusesenguzi w'ijambo ry'Imana ndetse n'umuvugabutumwa, abantu muri iki gihe bafite ubwoba, bafite igishyika, ese tuzasenga gute, ese ko twajyaga mu rusengero tugahimbaza Imana, ubu tugiye kujya dusengera kuri telefone, ese ni ibihe byiringiro wabwira abakristo muri rusange kugira ngo bashyire umutima hamwe yuko ibi bihe turimo bashobora kubyitwaramo neza? Mbere yuko nsubiza iki kibazo, kubera ko Imana yamaye ubutumwa bibaye byiza wanyakira, noneho ngasenga Imana, kuko tugiye kuganira noneho ku bijyanye n'ijambo ry'Imana. Data Nyiringabo, Imana yera, Imana ikiranuka, Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, Imana ihindura amateka abantu bagatangara, Imana ihishura ibihishwe igasobanura ibidasobanutse. Turagushimiye ko waturinze tukaba tugejeje isaha ku kabazima. Data Nyiringabo, tukaba tugiye kumva ijambo ryawe, hari ngewe ugiye kuvuga ijambo ryawe, hari n'abagiye kuryumva. Reka rero uyu mwanya twiyoborere kandi dukoreshe nk'ibikoresho bizanishimwa nawe, ganda kandi utegeke ni mu izina rya Kristo turakoze, amen. Amen. Noneho ikibazo cyawe wagisubiramo, nta kibazo nabasha kugusubiza. Ikibazo kiragira giti, muri ibihe tugezemo ni ibihe abakristo bavuga yuko ari ibihe bigoye cyane, kuko tugiye kujya dusengera mu ngo zacu ndetse no kuri telefone. Ese bino bihe twabyitwaramo dute kugira ngo tudatezuka ku mwami wacu Yesu? Urakoze cyane. Abakristo ngo baragira bati ngo mw'ibi bihe turimo tugiye kujya dusengera mu ngo. Icyo ni navuga ko ari ijambo perezida yavuze, ariko ntabwo ari itegeko yategetse. Yego, we yavuze ko ari uko abaye ari we. Amvuze rero ngo abaye ari jye, ntago mba nanzuye, kuko iryo jambo arivuga yarivuze mbere yo ku cyumweru, kandi ku cyumweru twarateranye, abantu bagiye mu nsengero zitandukanye. Byumvikane ko rero icyo nyakubahwa perezida wa repubulika yavuze, cyangwa yavuze nkawe, aravuga ngo abaye ari nkanjye. Ni ukuvuga ngo ibyemezo byafatiwe amatorero byafashwe mu rwego rw'akazi cyangwa rw'inshingano, ariko nkawe nk'umuntu ntabwo yakabaye azifungura. Asinzi niba uri kubyumva, abaye ari we nk'umuntu, nka perezida mu mazina ye bwite, mu mazina ye bwite atari impamvu z'akazi, ntabwo kubwe yafungura insengero. Kuba zarafunguwe zikaba zikora zimwe, zikora kubera impamvu z'uko zafunzwe mu rwego rw'akazi. Rero kandi zirazikora zuje kondisiyo, kandi zikora kubera ko zujuje ibisabwa n'abantu, ntabwo ari n'Imana. Abantu tujye tureka kwitiranya ibintu. Hari ukuba nujuje ibisabwa n'abantu, ntabwo bivuze ko nujuje ibisabwa n'Imana. Bitanavuze ko nshobora kuzuza ibisabwa n'abantu ariko bikaba n'Imana ibisaba. Ariko 70% ibintu byinshi twuzuza bisabwa n'abantu ntabwo Imana ibibyemera. Sinzi niba icyo kintu cyumvishe. Imana igira uko ifata ibintu n'abantu bakagira uko bafata ibintu. Rero abantu uburyo tugomba gusengamo, nta bundi buryo. Rero hari uburyo bwateganyijwe. Dufite insengero zifunguye zujuje ibisabwa n'amategeko cyangwa na leta zikora, kandi zitarafungurwa nazo ntabwo turiheba, kuko nta tegeko rirasohoka rivuga ko zitazafunguka. Rero abantu ntibagira ubwoba, ntibatinye, gusa bite ku Imana ivugana nabo. Reka mbivuge, abantu bafungiwe batari kubona aho bajya gusengera, biroroshye cyane gusenga. Bashobora gusengera mu rugo cyangwa bakajya mu nsengero zifunguye cyangwa bakagana Sam TV Rwanda, kuko amasengesho anyuraho, ubutumwa bunyuraho, ndetse hari n'andi makonferensi menshi cyane yo gusenga, ndetse n'ijambo ry'Imana rihari, kuko Yesu ahura n'umusamariya yamubajije ikibazo cyane ubwo yamuhaga amazi. Amuha amazi, amaze kumuha amazi nyuma y'igihe, ubwo yavugaga ngo gusengera ku misozi Yerusalemu, na Yesu avanga igihe kirageze
ubwo abantu batazaba bagisengera i Yerusalemu ndetse no ku misozi ahubwo ngo abantu bazajya basengera mu mwuka no mu kuri ngabo ngabo bene abo nibo data ashaka ko bagira ute bamusenga rero igifite agaciro cyane nuko abantu dusenga mu mwuka no mu kuri abantu rero nta cyacitse ntawabujije abantu gusenga ndasenga n'ubu naje mvuye gusenga numbaze ngo nasengeye ariko nasenze kuko n'Imana yampaye ijambo ndaza kubwiriza uyu munsi si ikiganiro ariko utarakomeza no muri biravuga yuko insengero z'ukuri ari imitima yacu. Oya tureke gukoresha iryo jambo nge nkunda kubwira abantu barikoresha barivuga mu buryo buri nabi. Ijambo riravuga mbese ni muzi yuko imibiri yanyu ari insengero zera z'umwuka w'Imana. No kuvuga ngo umubiri w'umuntu cyangwa umutima w'umuntu ni urusengero rusengerwa mu mwuka w'Imana. Ni urusengero rw'Imana ari urusengero rw'abantu. Kandi mbibutse ko izi nsengero nongere mbivuge kuba tuzibona kuriya urabona twari tugiye gukora ikiganiro imvura iragwa duhita tukatinga duhagarika ibikorwa byacu reba iminota ishize hashize iminota 30 twakabaye dutangiye ariko turaretse ngo imvura ibanzigwe noneho tubone gukora. Ndashaka kukwereka ko biriya bavuga ngo urusengero ni umutima. Umutima ni urusengero rw'Imana. Umutima ni ahantu Imana ubwayiteranira. Ni ahantu umwuka w'Imana ateranira. Umwuka w'Imana ateranira mu mitima yacu. Ateranira mu mitima yacu ariko ntibivuzeho kuba umwuka w'Imana ateranira mu mitima yacu abankurikiye bumve aba aribo ndeba cyane kuko si wowe ndeba wakabaye wenda uri mu byahari ariko uri hano ku mpamvu zindi abantu banyumve bankurikiye ku macana atandukanye uko twayavuze ni ukuvuga ngo ntago Imana kuvuga ngo urusengero ni urusengero uru ni urusengero rw'Imana ni urusengero rw'umwuka wera w'Imana. Imana iteranira muri twe umwuka w'Imana ukorera amateraniro muri twe ariko twebwe nk'abantu tugomba kugira aho duteranira nk'uko nari mbivuze twari tugiye gukora iki kiganiro imvura iragwa turakatinga tujya kugama. Iyo rero twubatse iriya nzu areka nkoreshe imvugo nziza ni inzu zitiriwe izina ry'Imana. Hariya ni mu isinagogi cyangwa mu nzu yitirirwa wabyumvishe izina iriya ni inzu yitirirwa izina ry'Imana. Ntabwo hariya tujya gusengera ntabwo ari inzu y'Imana ahubwo ni inzu yitirirwa. Amasengero cyangwa insengero ni inzu zitiriwe izina ry'Imana. Ni ahantu insengero zihurira. Insengero aribo twebwe ari nge nawe unkurikiye nawe buri wese tukahurira turi insengero runaka bitewe n'uko tungana. Ni ukuvuga ngo ngende urusengero rw'Imana nawe uri urusengero rw'Imana n'abankurikiye ni insengero z'Imana. Urumva aho duhuriye ahantu hahandi duhure muri ya ensemble ya aseti aho duhuriye hazitwa urusengero rusengerwamo. Kwitwa urusengero si urusengero rw'Imana ahubwo ni ahantu abantu b'Imana bahurira bagasenga hakitwa ikoraniro. Niyo mpamvu mu Adventiste y'amagorozi no mu bahamya bavuga ngo ni ikoraniro. Ikoraniro ni ahantu duhuriye turi abantu basenga dufite imyizere rimwe tugahurira muri ya nzu tugakora iteraniro dukunda kwita ngo gera nuko ari abera bateranye bagiye gukorera amateraniro. Rero izi nzu bari gufunga bari kuduhemukira cyane. Impamvu baduhemukira ntabwo tuzabura gusenga ngira ngo urabyumva. Twebwe nk'insengero tuzakomeza dusenga ahubwo ikibazo aho duteranira bari kuduhemukira kuko wenda mvugira ijambo ntibanyumve nabi nge narahamagawe natoranyijwe nemera no kuba nazira ijambo ry'Imana cyangwa nazira ubutumwa bw'Imana. Iriya nzu kuyifunga ni ukuvuga ngo ni ahantu twateraniraga abafunzi ariko insengero zahateraniraga ziracyahari ntabwo zifunze. Bivuze ko imvura izagwa tuzaterana ahubwo niyo mpamvu bati ikibazo gihari oya mu rugo ni umuntu ku giti cye kandi twebwe dushaka buriya ngo uko icyuma gicyaza ikindi ni ukuvuga ngo icyuma gicyaza ikindi. Twebwe turi ibyuma bicyazanya. Iyo mwe na mugenzi wanjye turacyazanya kugira ngo tugere ku Imana yatuvuzeho. Rero nicara mu rugo ntabwo nzahura nawe icyo cyo ntabwo twagiha agaciro nubwo ari ijambo ryavuzwe na nyakubahwa ariko ntabwo ari ijambo twakubakaho cyane ngo turasengera mu rugo.
ntabwo ngiye nzasengera mu rugo kuko mu rugo nshobora kuhasengera ariko bitavuze ko uzajya muri rwo rusengero rwemewe oya ntabwo rwujuje amategeko ruhari rwemewe nzarujyamo niba rudahari nzagenda nka hariya mu masaka yanjye nisengera Imana cyangwa nawe uze n'undi ni ukuvuga ngo hari ibintu bidashobora kuvaho ku bantu bahamagawe n'Imana by'ukuri kuko njye Samweli ntiwambwira ngo mpagarike gusenga ntabwo bishoboka nta mbaraga zibaho nta butwari bubaho nta n'ububasha bubaho bwambuza gusenga Imana sinzi niba ubyumvise si ukwigomeka si n'iki ariko sinahagarika gusenga Imana muri wo gusenga ntabwo bihagarika impamvu nabihagarika no muri gereza narasengaga ni ukuvuga ngo ahantu hose wasengera wamfata ukamfunga n'ubundi ngasenga ni ukuvuga ngo ntuzigere wumva ko utasenga kuba batubwira kuriya ni uburyo kugira ngo bashyire ibintu ku murongo buri wese aba ari mu rugo iwe asengera mu rugo iwe noneho mu gihe gikwiriye cyagenwe tutazi bazafungura insengero tugira ute dusenge rero kuba nyakubahwa yavuga ngo urusengero zirafunze ngo zifungwe ngo kuri we zafungwa birumvikana ko kuri we zafungwa ariko se ikintu tugomba kumenya tugomba gusengera mu rugo kugeza igihe tuzahererwa ububasha n'uburenganzira ariko mu gihe hari izifunguye tugomba kujyamo tugasenga rero ntabwo twacira urubanza nyakubahwa cyangwa n'undi wese kubera ko turacyasenga ni nkeya ariko tuzijyamo hari n'izo ujyamo ugasanga zituzuye bivuze iki bivuze ngo rero gusenga kwacu kugize ute kurakomeje reka tugere kuri message nyinshi kuya dusoze sinzi niba umwanya w'umwana uyu butumwa dufitiye kugira ngo abateza amatwi zino channel zacu kugira ngo barusheho kugubwa neza muri iki cyamunsi nakubwiye ko ntago nahagarika gusenga n'ubu nasenze ndimo gusenga Imana yamaye message yo mu ijambo ry'Imana yamaye message yo mu ijambo ry'Imana muri Yeremiya igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 4:19 ni mirongo 4 yonyine iyo niyo message Imana yamaye Imana iyi message yamaye ni message ifite umutwe muri Bibiliya uvuga ngo Imana iririra abayuda banze kwihana nubwo bimeze bityo nubwo isengero tuvuga ngo zimwe zirafunze izindi zirafunguwe abandi bakavuga ko n'izindi ziteganywa gufungwa ariko Imana iracyabwira abantu kwihana Imana iracyabwiriza abantu kugira ute kwihana niyo mpamvu irimo iradutuma ngo tubwire abantu bihane nubwo isengero bamwe bavuga ko zifunze ariko kwihana biracyakomeje ahangaha rero Imana yari irimo iririra abayuda banze kwihana Imana ifite agahinda n'umubabaro kubw'abantu bayo banze kwihana kubw'abantu bayo bari kugenda uko Imana idashaka kubw'abantu bayo barimo bigaragura mu byaha Imana ifite agahinda reka dusome mu ijambo ry'Imana twumve iki ijambo ry'Imana riravuga ijambo ry'Imana rivuga muri 19 ngo ye baba we mfite umubabaro mu gisenge cy'umutima wanjye umutima wanjye urahindagurira naniwe kwiyumanganya kuko wumvise ijwi ry'impanda n'induru z'intambara mu mutima wanjye kurimbuka guhamagara ukundi kuko igihugu cyose kinyazwe amahema yanjye arasahurwa atunguwe n'inyegamo zanjye zitamururwa muri ako kanya hano ngo amahema yanjye arasahurwa agize ute atunguwe amahema yanjye ni ayahe amahema yanjye ni izi nsengero turimo tuvuga n'ubundi ayo niyo mahema y'Imana ngo noneho ngo amahema yanjye arasahurwa bivuze ngo igihe tugeze mu gihe amahema y'Imana ari gusahurwa kubera izindi mbaraga zihagurukiye abantu basenga ntabwo twebwe dukirana n'abafite inyama n'amaraso nk'uko Pawulo yabivuze ahubwo dukirana n'imyuka y'ahantu ho mu kirere rero aka kanya Imana ifite agahinda kubera ko amahema yayo arimo arasahurwa ngo ndetse n'inyegamo zayo ngo zitamurugwaho muri ako kanya inyegamo z'Imana inyegamo z'Imana ni ahantu Imana yazaga mu mitima yacu ikaruhukira abantu twangije imitima yacu ntitwabasha kumva icyo Imana ivugana natwe kubera kwangiza imitima yacu rero ntabwo dukwiye kwangiza imitima yacu kuko ngo turi insengero z'umwuka w'Imana tugomba gukora ibyo Imana ishaka tukanyura mu nzira Imana ishaka tukirinda icyaha n'igisa nkacyo tugakiranukira Imana kugira ngo tubashe kugera ku cyo Imana yatuvuzeho rero Imana ifite agahinda kenshi kubw'abantu bayo
banga kwihana, kubw'abantu bayo bari kujya mu butinganyi, kubw'abantu bayo bari kwiyandurisha ubusambanyi. Daniyeli, Meshaki na Saduka na Abedenego ndetse na Daniyeli bari mu bunyage, banze kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, banze kwifatanya n'andi mahanga, banze gukora ibizira, bakomeza gusenga Imana yabo kugeza igihe Imana yaje kuzabatabara. Hari abo Imana yakuye mu itanura ry'umuriro, Meshaki, Saduka na Abedenego. Hari na Daniyeli Imana yakuye mu rwobo rw'intare. Bivuze iki? Bivuze ngo niba turi mu mugambi w'Imana, niba turi mu bushake bw'Imana, niba turi kugendana n'Imana, ntabwo tugomba kugira ubwoba ngo insengero zirafungwa. Naho zafungwa imitima ntabwo ifungwa, naho zafungwa tuzasenga Imana. Abatangije gusenga Imana bigahini, batangije bafite akagoma bagenda mu misozi. Hari indirimbo ivuga ngo tugende mu misozi tubabwire ibya Yesu. Rero ntabwo tuzahagarika kwamamaza ubwami bw'Imana. Njyewe Samweli ntabwo ndi mu bantu bazahagarika kwamamaza ubwami bw'Imana. Hano mfite Sam TV Rwanda, nzavuga Imana. Nta muntu wayifunze. Perezida yavuze ati musengere mu rugo cyangwa ku matelefoni, abantu bafate taci zabo bakurikira ubutumwa bwiza. Ahangaha burafunguye, turimo turabuvuga. Iyi ni message Imana yamaye kugira mbwira abantu bihane. Kandi umuntu uraza gutega amatwi Sam TV Rwanda agatega amatwi Channel Universal araza kubwumva. Uratega amatwi tuzayitaha, tuzayibona TV, nawe araza kumva ubutumwa. Ni ukuvuga ngo uburyo bwo gusenga buracyahari, uburyo bwo kumva Imana buracyahari, uburyo bwo kuganira ijambo ry'Imana buracyahari. Hari ijambo nkunda rivuga ngo Imana ikamya akagezi yateguye akandi. Iyi saha twicaye kuri iyi kamera, iyi kamera dutanga ubutumwa bw'Imana, kandi twatumiwe n'umuterankunga wacu ari we wa Universal Media TV Studio, ari we muterankunga wacu. Aka kanya Imana imuzanye kugira ngo adufashe, imuzanye kugira ngo dukoreshe ibikoresho bye yaguze, tugezeho abantu ubutumwa bwiza, tubwamamaze. Rero ndumva iri ni ijambo Imana yamaye, kandi ni ijambo rikomeye cyane ribwira abantu kugarukira Imana, ribwira abantu kugenda mu murongo Imana ibashakamo. Universal Media TV irahari kudushyigikira kugira ngo abantu bakurikire bumve. Ndumva abantu ntabwo bazabura bumvira ijambo ry'Imana. Imana ihamagaye abantu kugira ngo twumve, tuvuge icyo Imana ishaka. Hano ngo nzahereza ndeba ibendera ry'intambara kandi nkumva ijwi ry'Imana. Aha Yeremiya ntabwo yigeze atuza, ntabwo yigeze aruhuka gusenga. Kubera iki? Turacyumva intambara zihari, tugomba gusenga. Rero turacyumva izuba rimeze nabi, amapfa ameze nabi, ibyorezo bimeze nabi, inzara iraca ibintu mu burere butandukanye. Numvishe bari kuvuga muri hariya ntuze za Ndego, uburyo umuntu yatetse imitanga. Turareka gusenga ute? Ibyo gusengera bihari. Twebwe rero tugomba gusenga, ahubwo tugasengera aho badusabye gusengera. Niba bavuze telefone, amacana arahari. Niba bavuze mu rugo, ingo turazifite. Mamagara nze tuganire ijambo ry'Imana, wumve kutumva ijambo ry'Imana. Rero Imana ibagirire neza kandi bahe umugisha. Iri ni ijambo nari mfite ritoya, nanze kugira ngo tuzanire rinini, ariko Imana irashaka ko abantu bihana, ngo kuko abantu banjye ngo ari abapapa, ngo nibanzi n'abana bitonda kandi nta bwenge bafite, batitonda kandi nta bwenge bafite. Bazi ubwenge bwo gukora ibyaha, ariko gukora neza ntibabizi. Imana iragaya abantu kuko batazi ubwenge bwo gukora neza. Abantu barakora ibibi, abantu barasambana, abantu bariba, abantu barasaba ibintu bitandukanye. Imana yashaka ibyo byose abantu tubireka, tugakora ibyo Imana ishaka, dusengera ahemewe, dukora ibyo Imana ishaka. No mu gihe leta ikidushigikiye, tuyigandukira ko mu gihe igize ute idushigikiye.